ubushakashatsi bavuga ku gasaku kavuzwa mu gihe abari mu mibonano mpuzabitsina. Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza abaho muri hose abanyarwanda hirya no hino mu gihugu ndetse na out y'igihugu kabisa. Nongera kubashimira cyane kuntu mukomeje kugenda mwerekana urukundo kuri channel yacu hirya no hino kabisa, murushaho kugenda mukanda like, subscribe ndetse na comment kabisa. Ni ibintu byiza bishimishije. Uyu munsi twagarutse rero, tugarukanye imbaraga kandi tugarukanye n'umuhati wo gukora kugira ngo kabisa tubagezeho amakuru mu buryo bumeze neza kandi amakuru mwikundira. Amazina yanjye rero nitwa Iradukunda Junior Kevin. Urabizi ko mbakunda kubi, tukarinjye muntu umwe gusa rukumbi ushobora kubakunda kurenza uko abandi babakunda. Yamane, uyu munsi rero twagarutse mu makuru yacu agiye atandukanye. Niki kiri kuvugwa? Icyo ubushakashatsi bavuga ku gasaku kavuzwa mu gihe abari mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi yo ndumva aya makuru nakasa mutwe. Ushobora kuba warumvishe abibaza ku gasaku kavuzwa na bamwe iyo bari mu mibonano mpuzabitsina niba hari icyo kongera mu migenderere myiza yabyo, cyangwa se ukaba warabyibajije nawe ukabura igisubizo. Ni ikinyamakuru cyitwa 747 iherutse gutangaza ko inzobere muri siyanse ku buzima bw'imibonano mpuzabitsina akaba n'inzobere mu mibanire myiza y'abantu bamwita Kore de Bay avuga ko kuba umuntu yasakuza ari gukora imibonano mpuzabitsina bifite ibisobanuro bitandukanye kandi byose ntago bizoroha kabisa. Uyu munsi amakuru nabazaniye arimo byose. Avuga ko kandi bisobanura ibintu bigiye bitandukanye, ko byose bitanga amakuru kabisa. Burango nta kintu kiba ntacyo gishaka kuvuga cyangwa se kwerekana. Anavuga ko gusakuza iyo muri mu gikorwa bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uyikora ayishimiye cyane. Abigereranya nuko iyo umuntu ari kumva umuziki akunda kandi atakora ikindi uretse kuririmba. Nuko rero yabivuze. Uyu numwe mu bahanga bakomeye cyane mu bintu bijyanye n'imibereho ya muntu cyangwa se n'imibanire y'abantu. Yakomeje agira amagambo ati iyo utwawe n'umuziki hari ubwo nta kindi wumva wakora usibye kugendera muri iyo njyana kabisa ukaririmba. Ubikora utabizi ndetse ukanagenzura n'amarangamutima yawe. Amarangamutima yawe aba afokasinze ku muziki kandi ko tuzabyumve. Iyo uri kumva muziki kabisa watwawe, icyo ukora nta kindi uraririmba. Uzareba iyo wambaye kuteri uri mu muhanda ushobora kugenda usakuriza abantu ntubimenye. Uzareba iyo uri mu kirori uvayo wasaraye ariko ntumenya ngo wasaraye gute bitewe n'ukuntu ibintu bimeze. Uyu mugabo w'umuhanga kandi avuga ko ako gasaku kagira umusaruro mwiza mu mibanire y'abakora imibonano mpuzabitsina nk'iyo bashakanye, kuko nk'umugore akavuza mu gihe ashaka kwereka umugabo we ko ibintu biri kugenda neza. Yes ko ikindi uyu mugabo yatangaje ko ibi bintu ari agasaku gashobora kuvuzwa kugira ngo umugore afashe umugabo urushaho kwishima. Iyi nkuru ya 747 rero itanga urugero ku bushakashatsi bwakozwe muri 2011 bwagaragaje ko 66% by'abagore babikorerwaho bavuze ko basakuza mu mibonano mpuzabitsina mu gufasha abagabo babo kugera ku byishimo bya nyuma. 84% rero bavuga ko
basakuza kugira ngo ibihe byiza bikomeze kurushaho kujya mbere. Nakasamutwe aya makuru. Gusa inzobere muri siyanse ku buzima bw'imibonano mpuzabitsina akaba n'inzobere mu mibanire myiza y'abantu yavuze ko kuba abantu bamwe na bamwe badasakuza bari gukora imibonano mpuzabitsina nuko bidasobanuye ko ari uko batishimiye igikorwa, ahubwo ibintu bisanzwe kandi bihindagurika mu bantu uburyo bugiye butandukanye bitewe n'iyo bakunda cyangwa n'ibyo bishimira. Gusa yanakomoje ko kuba gusakuza muri icyo gikorwa bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umwe muri abo bari gukora imibonano mpuzabitsina aba ari kubabara, bityo ko nyuma baba bakwiye no gusuzuma neza ayo marangamutima kugira ngo batagira ubangamira mugenzi we. Ibintu bikomeye cyane. Ndimo ndasoma ibyo abanditse hano banditse kabisa kuri aka gasako. Uyu mugabo kandi abajijwe niba ubwiyongere bw'ako gasako ufite ubundi busobanuro buruseho, yavuze ko nta bushakashatsi bwizewe bukorwa kuri iyo ngingo. Yaricecekeye, yararumize. Yego. Gusa yongeyeho kandi ko hari igihe iyo muri gukora imibonano mpuzabitsina ashobora kuvuza urusaku rwinshi bikakubangamira, ariko ko atari byiza kubimubwira ko yasakuzaga cyane kuko bishobora kwangiza ibyiyumviro bye mu byerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina, na cyane ko hari ubwoko bw'agasaku. Ngahore ibi nabyo ni sinari mbizi, ndababwiye ngo amakuru nzajya mbagezaho ni hatari kabisa. Ngaho nguko, se wowe urasakuza cyangwa ntusakuza? Ntago byoroshye. Natubwira nawe muri comment rero. Mbibutsa ko ari AD Group, kora like, subscribe ndetse na comment, ubundi dukomeze kugenda turushaho gutera imbere.